Mu gutangira ikiganiro cyacu tumanze duha ikaze umutumirwa atwibwire kugira ngo tuze kuganira tuziranye kandi namwe mumuzi kugira ngo bize kugenda neza. Murakoze cyane, nitwa Nsabimana Emmanuel, abandi umunyeshuri wiga muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ishami ry'indimi. Murakoze. Yego, Nsabimana Emmanuel, twagutumiye kugira ngo uze kudufasha gusobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye abantu benshi baba badasobanukiwe, baba batazi, kugira ngo udufashe kubimenya no kubisobanukirwa cyane cyane muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, inzirakarengane z'Abatutsi zishwe mu mwaka w'1994. Ubundi mbere na mbere turagira ngo umanze udufashe gusobanura no gusobanukirwa ubundi kwibuka ni iki. Murakoze cyane. Ubundi ijambo kwibuka tubivuze mu busobanuro by'ijambo ntabwo ari ijambo riremereye, kuko ubundi ubusanzwe kwibuka bisobanura ko wakibuka ikintu wabonye cyangwa se wumvise. Ariko iyo tuvuze muri context y'u Rwanda cyangwa se mu mateka y'u Rwanda, kwibuka bafite ikintu kinini cyane bivuze. Ibyo rero mu gusubiza iki kibazo ndagira ngo biraza kutujyana kuvuga gatoya ku mateka y'u Rwanda kugira ngo tumenye impamvu uyu munsi dufatiye iminsi igera kuri 7 ndetse ikomeza ikagera ku minsi 100 yo kwibuka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amateka y'u Rwanda ngerageje kuyavugaho ndayagabanya mu bice bitatu by'ingenzi, ari byo mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'abakoroni ndetse na nyuma y'igihe cy'ubukoroni. Mbere y'abakoroni ubusanzwe u Rwanda rwari rumeze neza, rufite uburyo ruyobowe, rwayoborwaga n'umwami, ngira ngo twese turabizi, hariho ingoma nyinshi akaba ariyo yayoboraga u Rwanda. Abanyarwanda bameze neza, bunze ubumwe kandi bafite imibanire ihamye. Icyiciro aya mazina Abahutu, Abatutsi, Abatwa ni amazina yari asanzweho, hari igihe urubyiruko kenshi babyibeshyaho bakagira ngo ni ibintu byazanywe n'abazungu. Aya mazina yari asanzwe ahubwo agaragaza ibyiciro by'imibereho y'Abanyarwanda, yari amazina agaragaza ibyiciro by'ubukire, aho Abatutsi bavuga ko ari abatunzi b'inka b'aborozi bakize, hanyuma Abahutu bakaba baraciriritse, Abatwa bakaba nabo bari baciriritse kurushaho. Ibyo rero bikabasobanura yuko umuntu yashoboraga kuba ari Umuhutu ariko ejo bundi yamara gukira akazamuka akajya mu kindi cyiciro runaka akaba Umututsi. Hanyuma rero mu gihe cy'umwaka wa 1884 mu kwezi kwa 11 inama yarateranye iberere mu Budage, hanyuma bagabana Afurika. Iyo nama kandi yarongeye iraterana mu kwezi kwa kabiri ku itariki 26 1885. Iyo nama yateranye rero yagabanyije Afurika, ibihugu by'i Burayi, birangira u Rwanda ruhawe igihugu cy'Ubudage kugira ngo rugikolonize. Ubukoloni bw'Ubudage bwahereye muri uwo mwaka w'1884 buza kugera mu mwaka w'1916. Muri icyo gihe cyose Ubudage bwaraje mu Rwanda, aribwo Umudage wa mbere ugeze mu Rwanda witwaga Adolf von Gotzen asanga umwami Yuhi wa gatanu Musinga ayobora u Rwanda. Hanyuma Abadage bakoraga ku buryo bahageraga uwo basanze bayoboraga mu bitugu bye, ahubwo bagahanira inyungu zabo ariko ntibakoreho ubuyobozi bahasanze. Ariko mu gihe bari bahari nabo ntibivuze yuko hatari amabi bakoze, kuko mu gihe cyo gusoza ubukoroni bwabo bari baramaze gushyira hejuru ubwoko bw'Abatutsi. Icyo gihe rero bari hatangiye kututumba urwango hagati y'Abahutu ndetse n'Abatutsi. Byaje rero kuba kamaramaza ubwo Abadage batsindwaga mu ntambara ya mbere y'isi yose. Hanyuma mu 1916 u Rwanda ruhabwa Ububiligi kugira ngo rubukolonize, u Rwanda ruvuye mu maboko y'Abadage. Hanyuma Ububiligi butabuza gukoloniza u Rwanda. Ububiligi bukigera mu Rwanda bwahaje bitewe n'itegeko ryari ryatanzwe n'icyariho cyitwaga League of Nations, cyahaye Ububiligi u Rwanda neza ahagana mu mwaka w'1923. Hanyuma rero Ububiligi nibwo bwaje gushyira ya mazina ya Hutu, Tutsi twa mu ndangamuntu z'Abanyarwanda mu mwaka w'1933. Buza kugenda bushimangira noneho ya moko yarasanzwe ariho mu byiciro by'Abanyarwanda, ariko no kugira ngo Ababiligi bayobore neza baravuga ngo aba bantu kugira ngo tubayobore neza reka tubigenze gutya tubacemo ibice. Icyo Ababiligi bakoze ni ugufata ya moko yarasanzwe ariho y'Abanyarwanda bakayahindurira ibisobanuro, ndetse noneho bakabaha n'ibibaranga byanditsemo ya moko batari bafite.
hanyuma rero ibyo byarakomeje, ababirigi bakomeje gutonesha noneho ubwoko bw'abatutsi. Muri icyo gihe bashaka gutegeka bashyiraho amashuri amwe n'amwe yigisha abatutsi, baravuga ngo abahutu ngo nta bwenge bafite, hanyuma babahiza inyuma. Ibyo byatumye hazamuka urwango hagati y'amoko abiri ariyo abahutu ndetse n'abatutsi, kubera yuko abahutu bumvaga yuko abatutsi babakandamiza kandi nyamara atari bo babikoraga, ahubwo mu by'ukuri byarakorwaga n'ababirigi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1945 ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yari irangiye, haje gushingwa icyiswe United Nations cyangwa se umuryango w'abibumbye witaga yuko ugiye guharanira amahoro ku isi yose. Icyo gihe bijyana n'umwuka wa independence cyangwa se guharanira ubwigenge wari urimo tutumba mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Muri icyo gihe rero abatutsi bari bamaze guca akenge ko bari barashyizwe mu butegetsi n'ibindi byose, nabo batangiye kuzamura uwo mwuka wo kugira ngo bigenge, bigobotore ingoma y'ubukoloni, bigobotora ababirigi. Ababirigi babibonye batyo rero baravuga ati noneho ubwo twabashyize hejuru bakaba bashatse kutwigobotora kandi ari n'abakeya, reka noneho tuzamure babandi bari baracishijwe bugufi, bahindura gutyo systeme. Hanyuma birangira abatutsi bari bayoboraga aribo bashyizwe hasi, ahubwo abahutu bari barakandamijwe igihe kirekire barazamurwa ariko bashyirwa mu nzego. Ngira ngo murabyumva mwese, ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959 kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda 1961 habayeho icyitwa Hutu Revolution mu Rwanda. Icyo gihe hari nabwo abatutsi benshi bishwe bagatwikirwa ndetse abandi bagahungira hanze y'igihugu ku bwinshi. Icyo gihe rero abahutu bumvaga yuko bakandamijwe igihe kirekire, noneho bari bahawe inkoni kugira ngo baze noneho nabo bakandamize uwari yarabakandamije. Ibyo byose rero byabaga ababirigi, abakoloni aribo babyihishe inyuma. Byaje gushyira kera rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962 ku itariki ya 1 y'ukwa karindwi u Rwanda ruhabwa ubwigenge, ruva mu ngoma y'abakoloni. Ababirigi baragenda ariko n'ubundi bamera nkaho bari kuriyoborera inyuma mu bitugu, kubera yuko bari babasize mu mwiryane. Icyo gihe hasajyaho repubulika ya mbere yewe n'uwitwa Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda nawe ntacyo yahinduyeho, kubera ko nawe yaturukaga mu bwoko bw'abahutu kandi yumvaga ko bakanjijwe igihe kirekire, nawe yakomeje muri uwo murongo, ahubwo noneho bitezwe muri kurushaho. Agana rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1973 ndimo ndagereza kwihuta, tariki 5 z'ukwa karindwi nibwo witwa Jenerali Habyarimana koze kudeta ahirika Gregoire Kayibanda mukura ku butegetsi. Icyo gihe wenda abantu bagize ngo ibintu bigiye guhinduka, ariko n'ubundi nawe ntago yabihinduye, nawe yakomereje mu murongo nk'uwo repubulika ya mbere yakoreyemo, arakomeza ayobora nawe muri uwo mujyo, ahubwo noneho ibintu biba bikurushaho, atangira gushyiraho ingamba zimwe na zimwe zitwa quotas mu mashuri. Abatutsi bahezwa mu myanya ya politike, bahezwa mu bintu byose, ndetse n'abari baragiye hanze y'igihugu bashaka kugira ngo bagaruke mu Rwanda baharanira uburenganzira bwabo, ariko bagaruka mu gihugu bagaturamo nk'abandi banyarwanda bose. Juvenal Habyarimana aratsitsira, arabyanga. Ibyo rero byaje kutugeza aho abatutsi bari hanze y'igihugu bashatse noneho kugaruka mu gihugu ku mbaraga, kubera ko bari harageragejwe ubundi buryo bwose bwaranze. Aribwo RPF Inkotanyi yaje gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990. Ndimo ndagerageza kwihuta rero, mu 1994 ku itariki 6 Mata nibwo indege ya Habyarimana yahanuwe mu Rwanda, ahita hatangira jenoside yakorewe abatutsi, ikamara iminsi igera ku 100, ikica abasaga miliyoni irengaho, kubera ko iriya mibare tubwirwa ntabwo ari imibare ya nyayo, ni imibare nyine yo kugereranya ngo bashobora kuba harapfuye abantu bangana gutya, ariko mu by'ukuri bashobora kuba ari benshi cyane kurusha n'iriya mibare duhabwa. Icyabaye ntabwo indege ya Habyarimana kuyihanura ari byo byatumye hatangira jenoside, ahubwo byabaye nk'imbarutso yo kuyikora, kubera ko n'ubu jenoside yari yarateguwe kera na mbere hose, yari yarateguwe kugira ngo izakorwe. Impamvu rero uyu munsi twicara tukagira ngo twibuke ibyabaye mu Rwanda, twibuke jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ni ukubera ayo marorerwa yabaye muri ijana, ni ukubera ayo marorerwa yabaye muri icyo gihe cyose maze kuvuga. Kubera yuko mu Kinyarwanda baravuga ngo utazi yava ntago amenya yajya. Yego ni byiza, RPF yaraje itangiza urugamba rwo kubohora igihugu, turabashimira cyane, bararubohoye ku itariki, ngira ngo ni itariki ya 1 y'ukwa karindwi, nubwo twizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku itariki 4 z'ukwa karindwi, hari ibice byari bikiri maboko y'umwanzi, ariko RPF yabohoye u Rwanda ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi.
icyo gihe rero kugeza uyu munsi habaho imirimo myinshi cyane yo kongera kubaka, yo kongera gusana iki gihugu cyacu. Akaba ariyo mpamvu twebwe nk'urubyiruko uyu munsi wa none twicara tugashishikarizwa, tukibutswa ayo mateka yaturanze, kandi tutibutse byabaye ejo n'ejo bundi twakongera tukabyisangamo, cyane yuko tukibona abantu uyu munsi bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, bigatera ubwoba cyane ndetse bikanababaza kuko hari abo usanga bayifite ari urubyiruko rw'uyu munsi, ari abana bavutse nyuma ya jenoside, ariko ugasanga bafite ingengabitekerezo. Ibyo byose rero niyo mpamvu igihugu cyacu gishyiraho izi gahunda zo kugira ngo twibuke. Icyo nicyo gisobanuro cyo kwibuka cya nyacyo, twibuka kugira ngo ibyo byabaye mu Rwanda, ayo mateka yaturanze hahise hose atazongera kongera akisubiramo, ahubwo turinde ibyagezweho n'iyi guverinoma nshyashya irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Murakoze cyane.